Ikaze mu kiganiro u Rwanda rw'Intego kuri 88.3 Inshuti ya bose. Muze twese hamwe u Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge. Katakata akabasha kugera hano. Rero ikiganiro cyacu ni u Rwanda rufite intego, aho tuzajya turebera hamwe uko abantu bagomba kubaho ubuzima bufite intego. Ikindi twubakira hamwe urubyiruko, kubaho ubuzima bufite intego kandi bakabaho ubuzima butarangwa n'ibiyobyabwenge. Anje, uyu ni umumaro ki wo kubaho ubuzima bufite intego? Kubaho ubuzima bufite intego bigira umumaro cyane, kuko bigufasha kwiteza imbere. Icyo ni cyo cya mbere, bigufasha kugira n'icyo ugeza ku bandi nka sosiyete, bigufasha no kwirinda ibishuko byinshi biri hano hanze aha. Ibyo ni byo bitatu binihutiye numva ubuzima bufite intego kugeza. Ese ubona ingaruka yo kubaho ubuzima budafite intego ari ingaruka yo kubaho ubuzima budafite intego ni nyinshi cyane, ariko zimwe mu intego, zimwe mu zo numva zikomeye cyane ni kutagira ubushishozi, kutamenya aho uri mu buzima, bigatuma no mu iterambere ryawe uhindura mu iterambere. Turakomeza gusuhuza abadukurikiye kuri iki kiganiro cyacu u Rwanda rufite intego kuri 88.3 FM Inshuti ya bose. Ndasuhuza abantu bari mu majyaruguru, abari kudukurikirana bari mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ngahita ngaruka cyane mu banyamujyi bari i Kigali bari kutwumva kuri 88.3 FM Inshuti ya bose. City Radio. Ikiganiro ni u Rwanda rw'Intego, aho tuzajya dufatanyiriza hamwe kubaka
igihugu cyacu gifite intego ndetse kitarangwa n'ibiyobyabwenge. Reka nsuhuze n'abadive ubu ngubu batangiye isabato, ngasuhuza ndetse n'aba-Islam ubu bamaze gusaba ijuma. Ariko indirimbo ibashimishije cyane hejuru mu kirere ya korali Ambassadors. Abadive nizere ko aho muri mumeze neza cyane. Uyu munsi akaba ari kuwa gatanu nibwo tuzajya tubagezaho iki kiganiro u Rwanda rw'Intego. Ange, bimeze bite? Isaha cyane. Ubundi weekend nko kuwa gatanu umunsi uba ukomereye gute? Weekend ari sawa cyane, umunsi wa gatanu umunsi wo kuruhuka, guhindura mind, ukarelaxa, ukajya ahantu hafite amahumbezi. Ubu abantu benshi ni amasaha yo gusohoka cyangwa bamwe bamaze no kugerayo. Nizere ko mumeze neza. Rero tugomba kwinjirana muri weekend dutekereza ibyo tuzakora mu cyumweru kizaza bifite intego. Ni gute umuntu ategura icyumweru cye kugira ngo kizagende neza mu busanzwe mu kazi? Urambaza nkanjye? Nkawe ni gute ujya ubigenza? Njyewe nkanjye nk'urugero nkora activity plan, mba mfite ukuntu napanze ibintu byanjye by'icyumweru, ibintu ngomba kugeraho mu cyumweru umunsi ku wundi, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kw'iminsi ikurikirana, n'amasaha ngomba kubikoramo kugira ngo mbe tayari. Donc nze kuwa mbere ndi tayari, ndi ku murongo. Niko mbigenza. Hanyuma uko ngenda ibyo bintu bikurikirana, nkagenda nkora aga short list, urutonde rutoya rw'ibintu ngomba gukora uwo munsi, nkagenda mvivura aho icyo maze gukora uko bikurikirana. Nuko nguko ngiye icyumweru cyanjye ngipanga kandi byose mbigeraho kubw'Imana. Urakaze. Iyo tips abantu benshi bagomba kugukopera bakazajya bayirebera ukuntu abo bajya bakora gahunda y'umunsi cyane birafasha. So ubu ni bande wumva ko bari kugukurikira izi saha? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane abo bantu, ni benshi cyane. Umuryango wanjye bari kunkurikira bose, inshuti zanjye, harimo abantu benshi bagiye bakurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye, bose baradukurikiye muri uyu mugoroba. Noneho ubu ngubu baragukurikiye muri uyu mugoroba. Suzamo nk'abangahe? Nka batatu? cyane nkunda famiye yanjye, nkunda abavukanyi banjye bose ndabaramukije. Angelo, Sami, Daniela, Teresa, ndakuramukije cyane, ndabakunda cyane, murabizi. Umuryango wanjye ndabaramukije. Abarimu, abantu benshi bagiye bagira icyo bamfasha, bamfasha ibitekerezo, inyunganizi, ndabaramukije mwese. Inshuti zinkurikiye ndabaramukije cyane. Abantu benshi bambwiye ko bari bunkurikire, ndishoboye yuko munkurikiye, ndabaramukije cyane mwese. Ndizera ko abantu bari bakumvishe kandi banezerewe cyane. Nawe ndasuhuza abantu bake cyane bankurikiye. Ndasuhuza umuntu bita Peter, representant legal, inshuti wanjye twiganye muri high school. Ndakeka ko adukurikiye ahantu
ari nkasuhuza Bikorimana nawe ni umushuti wanjye ndakeka nawe aradukurikiye nkasuhuza wo bita Nusla nawe aradukurikiye ndabizi neza ko aduteze yombi twihuse cyane tubwire abantu ko ni umunsi wa mbere wo kuvuga iki kiganiro u Rwanda rw'Intego tuzajya tubagezaho buri wa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri 88.3 FM Inshuti ya bose City Radio. Niki abantu bakitega muri iki kiganiro? Ni ibice byinshi tuzajya tuganira muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro tuzajya turebera hamwe umumaro wo kubaho ubuzima bufite intego. Ni umumaro ni umuntu kwanza kumenya impamvu ariho no kumenya icyo agomba kumarira sosiyete. Nibyo tuzajya twigiramo hano muri iki kiganiro, aho tuzatugira abatumirwa bagiye batandukanye tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zerekeye umuntu mu kubaho ubuzima bufite intego. Ese ubuzima bw'intego ni iki? Ni iki umuntu yamenya mu buzima bw'intego? Ese ni ngombwa ko umuntu amenya kubaho ubuzima bufite intego? Ikindi tuzarebarira hamwe umwanzi w'intego. Umwanzi w'intego cyane cyane ni ububata cyangwa se addictions mu ndimi z'amahanga, nizo zituma abantu batabaho ubuzima bwabo bufite intego. Nabyo tuzatubirebera hamwe. Ese umuntu yabyavoidinga gute cyangwa se yabirwanya gute kugira ngo abeho ubuzima buzira umuze bufite intego? Rero tuzaduhura n'inararibonye batuganirize kuri ibyo bintu, ndetse dushishikariza urubyiruko kutazajya babura muri iki kiganiro, kuko ahanini nibo gitagetinga, nibo tuzajya twibandaho cyane. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya. Ni sawa cyane. Indirimbo yari fresh ya Bruce Melody, Bado yari sawa cyane, twinjiza muri weekend. Yes. Urubyiruko rero murumva ko muraritswe cyane muri iki kiganiro u Rwanda rw'Intego. Barararitswe kuko tuzajya twigiramo ibintu byinshi. Turashaka urubyiruko rutazajya kugabanya umubare w'urubyiruko rujyana bazayiwo, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi tuzatureberana hamwe ibintu byinshi cyane. Career guidance. Ese umuntu ni iki agomba kwiga cyamugira umumaro? Ese ni ngombwa ko umuntu yiga nk'uko bisanzwe, kujya ku ishuri akiga primary, amashuri abanza, yisumbuye na za kaminuza, cyangwa se hari ibindi yakiga bimwe cyangwa se uburyo umuntu ahitamo icyo kwiga? Urumva? Cyangwa se akareba ese ni umubyeyi ahitamo ibyo umubyeyi yize, cyangwa ahitamo we ibyo yifuza kujya kwiga. Urubyiruko hano hanze usanga batakaza igihe cyane, ugasanga nk'umuntu yagiye mu ishuri yiga ibintu by'ubuganga, ariko ugasanga si ibintu yashakaga kwiga, ugasanga ni ibintu bitari bimurimo, ugasanga ahise yigira nko muri business. Ugasanga ukibaza uyu muntu imyaka yose ataye mu ishuri medicine, yiga medicine, ukumva ni ikibazo cy'ingutu cyane. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye gufasha urubyiruko kutagira umwanya bata cyane, ukajya gukora ikintu kizi n'impamvu ugiye kugikora. Kugira intego ya buri munsi, kugira intego y'igihe kinini, igitoya cyangwa se igihe kinini. Umwanya ni amafaranga. Umwanya ni amafaranga. Kandi hari impano nyinshi.
hari impano nyinshi zitakara kubera nanone ibiyobyabwenge. Tugaruke ku biyobyabwenge. Umuntu ajya mu biyobyabwenge adafite intego, kuko ntago waba ufite ikintu ushaka kugeraho mu buzima bwawe ngo ujye mu biyobyabwenge. Ugasanga niba wari kuzavamo umuhanzi mwiza birarangiye, kuzavamo umuyobozi mwiza birarangiye, kuzavamo umukinnyi mwiza birarangiye. Mbona ko no muri iki kiganiro ari urubuga rwo kwerekanamo impano z'abantu bagiye batandukanye cyane, kandi urubyiruko rwacu hano hanze rufite impano zitangaje cyane. Rero uru ni urubuga rwanyu rwo kugaragaza impano ufite. Ego, urubyiruko rero ni mwishyire mwisange muri iki kiganiro cyacu U Rwanda rw'Intego. Nago ijambo turi buryiharire rero, turaza kufungura imirongo ya telefone mukaza kutuvugisha, aho mu kanya muza guhamagara kuri nimero yacu ya MTN ari 0786 36 36 Tigo, abakoresha Tigo ni 0722 94 45 nizo nimero muri buze kuduhamagaraho mutubwira uko mumeze, ndetse munahamagara mutubwira abantu wifuza batagomba kubura kumva iki kiganiro. Yego rwose. Ugiye gutumira abantu bazajya bumva iki. Yego. Prince, nibaduhamagare badusangize ibitekerezo byabo, natwe twumve urubyiruko rwacu ibitekerezo rufite. Waba ufite ibyo ukora, utunganya cyangwa uri umucuruzi, ufite ikigo cy'ishuri cyangwa kaminuza, hari serivisi ukeneye kugeza kuri sosiyete ukaba warabuze aho umenyekanishiriza. City Radio 88.3 Inshuti ya bose tuguha amahirwe yo kwamamaza ibyo ukora ku giciro cyiza, bikagufasha kumenyekana no kwagura ibyo ukora. Niba ukeneye ibindi bisobanuro, wahamagara kuri telefoni igendanwa 0788 cyangwa ukadusanga aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Dorana House mu igorofa rya 3 hejuru ya Unguka Bank ku muhanda Kana 84 werekeza ku Nkuru Nziza. Kuri City Radio 88.3 tubamamariza ku biciro mutasanga ahandi, mukarushaho kwagura ibyo mukora ku Inshuti ya bose. 88.3 City Radio, Inshuti ya bose. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Ubu twakakira amatelefone y'abadukurikiye bakatubwira uko bamerewe, ndetse bagatumira n'abantu bumva ko batagomba kubura ikiganiro, sibyo? Yego cyane. Babwire nimero baduhamagaraho. Nimero zacu MTN 078 63 36 reka nzisubiremo. MTN yacu ni 078 66 36 umurongo wacu wa Tigo ni 0 karindwi 22 94 52 rimwe. Murakoze cyane, muduhamagare mutubwire uko mutangiye weekend, kandi muduhe n'ibitekerezo byanyu. Urubyiruko ndabizi mufite ibitekerezo byinshi kandi byiza. Uyu ni umwanya wawe wo kubwira u Rwanda muri rusange, se intego yawe ni iyihe? Gusangiza igihugu intego yawe ni iyihe? Kandi uru rubyiruko ni mwe ba ministre bejo, ni mwebwe perezida wejo, bese mugomba kuba mufite ibyo bitekerezo bigomba kuza. Ese birashoboka ko umuntu yatangira gutegura icyo azaba cyo aka kanya? Yego birashoboka cyane. Reka twakire nimero niduhamagye. Allo, City Radio. Meze gute? Tumeze neza cyane. Wowe meze gute? Anje meze neza. Witwa ndoherereye? Nitwa Claude mu Bugesera. Yego. Icyumweru tugitangiye neza njye na madamu wanjye. Yego.
niba namwe mumeze neza nta bindi murakoze. Utaragenda gato wumvishe ikiganiro turimo? Oya nibwo nari mfungura radiyo aka kanya ariko ngiye kugikurikirana. Okay, wumva uko bimeze ubundi uraza kuduhamagara tubwire. Nta kibazo murakoze. Uyu nguyu yaragifungura radiyo ye ko turi mu kiganiro U Rwanda rw'Intego. cyane cyane abantu rero mu gifungura radiyo zanyu kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose, tukaba turi mu kiganiro U Rwanda rw'Intego. Ni muduhamagare mudusangize ibitekerezo byanyu ku Rwanda rw'Intego, kuba ubuzima bufite intego. Nkawe nk'umuntu intego yawe se ni iyihe? Ese wumva ushaka kuzagera kuki? Ese intego nkawe ikurinda iki, igufasha iki? Ni iyihe mpamvu yo kugira intego mu buzima? Ariko banadusangiza imbogamizi z'umuntu zituma abaho ubuzima budafite intego. Kuko umuntu avuga ati nshobora kuzaba perezida, ariko se byakunda ko naba perezida kandi iwacu narize neza? Imbogamizi z'ubuzima bufite intego. Ese ni iki cyanyitambika imbere ku ntego yanjye? Ni iki kibuza abantu kuba ubuzima bufite intego? Nibahamagare batusangize ibitekerezo byabo. Nimero ngira ngo mwazumvishe, wenda turaza kuzibasubiriramo mu kanya. Reka tujye muri weekend neza, turebe ko twarwanya aka kabeho, twumve indirimbo y'umusore nawe uri kubikora neza cyane, Kenny Soul mu ndirimbo ye Hustle. Dushishikariza urubyiruko ko tugomba gukora, tugahasolinga cyangwa tugakotana cyane. Nizere ko akabeho kari kugenda gashiramo gake gakeya, turwanya n'imbere hanze ahangaha, aho twumvaga indirimbo ya Kenny Soul Hustle. Uri nazo? Imyuka ni yose iri muri urubaka ibigwi cyane. Prince. Ako se Prince bisobanuye iki? Igikomangoma mu Kinyarwanda bisobanuye igikomangoma cyane. Okay. Ntabwo byoroshye, murabyumva namwe. Igikomangoma ajoro se wowe intego zawe ni izihe? Jewe intego yanjye ya mbere ni ugushishikariza urubyiruko guhaguruka. Urubyiruko turashoboye, akaba ari niyo mpamvu y'iki kiganiro. Ahangaha ndashaka ko ruba urubuga rw'urubyiruko kugira ngo bitinyuke, nimwitinyuke, muduhamagare mudusangize ibitekerezo byanyu. Twebwe turi tayari kubumva, kandi ndibaza ko n'igihugu kibateze amatwi kugira ngo cyumve ibitekerezo byanyu. Intego yanjye nyine ni ugushishikariza urubyiruko muhaguruke, mukure amaboko mu mufuka, mushyire ibitekerezo byanyu mu bikorwa, kuko mufite ibitekerezo byiza kandi bifitiye akamaro igihugu, bizatugeza kure. Uyu munsi ni kwa gatanu, ubu bamwe bafite ploti za hatari abenshi basohotse, ariko se buriya mbere yo kujya gusohoka hari ikintu bashyize ku mufuka, bavuga ati hari ikintu nakoreye ninjije and then ngiye kwishimira umusaruro w'ibyo nagezeho. Kigomba kuba gihari. So abasohoka nta kintu binjije muri ejo mwe? Oya, abo ngabo reka tubamaganiye kure. Ubu bagiye gusesagura. Hoya nibikabe. Twizere ko mu byo byose uri gukora ari ibintu uba wateguye, wapanze, atari ibintu biba byagutunguye, kugira ngo hataba ibintu byo kwicuza. Ari ikintu cyo kwicuza mu buzima? Ni n'ikintu nanga cyane, ariko njyewe ntago nemera mu kwicuza, kuko burya niyo ukoze ikintu kibi hari izindi nyungu ugikuramo. Nta uhomba. Ushobora gukora amakosa, ushobora gukora amafuti, cyangwa icyo mu ndimi z'amahanga bita mistake, ariko ntago uyikora ngo uhombe. Byibura hari akantu ukuramo ukakiga, ukavuga ati okay, ubwo bigenze gutya ubutaha nzabigenza gutya na gutya.
nubwo bwose twababwiye ko ikiganiro ari u Rwanda rw'Intego, hari urubyiruko rumwe ubu ngubu already bari kubaho mu buzima bw'intego cyane cyane. Hano hanze hari abana babayeho ubuzima bw'intego, kandi atari ukuvuga ngo ni abana bato cyane kandi si n'abakuru cyane, ariko ukabona ko bafite intego prince. Kuko ushobora kwibaza se ubuzima bw'intego bundi byimbitse niki twabasangijeho gakeya ibyo ari byo kuba ubuzima bufite intego, ariko icyo nakongeraho ni uko ari ubuzima bufitiye abandi akamaro. Intego tuvuga ngo ntabwo ariyo ngo ukorere amafaranga ukire ugire ubeho mu nzu nini utwara imodoka zihenze, ariko uca ku muntu kandi muri ubwo bukire bwawe, muri ayo mafaranga ufite, muri ya modoka zawe ufite, ntacyo biri kumarira sosiyete. So ibyo tuvuga ngo kuba ubuzima bufite intego ni ukuba ubuzima bufitiye abandi kubera umugisha abandi kandi benshi, ufite inyunganizi. ahubwo twababwiye hari urubyiruko rwinshi ruri kubaho ubuzima bw'intego kandi bameze neza, bari gufasha sosiyete. Tujye kubabwira kandi abangaba tugiye kuba bamwe bita ngo kunomfesha. Tujye kubanomfesha kuko tuzabahamagara ngaha turebe ukuntu bo babonye amahirwe ahantu abantu batabona amahirwe. Yego, hano ndavuga nk'umukobwa ukiri muto cyane witwa Ishimwe Ivete. Ishimwe Ivete ni CEO CEO wa kampani yitwa Iriba Water. Mu minsi muri iyi minsi hari gutambuka inkoni y'umwamikazi Elizabeth w'ubwami bw'Ubwongereza. Rero uyu Ivete kubera iyi proje ye yo kugeza amazi asukuye ku baturage, aho yatangiriye mu karere ka Kayonza, we yabonanye n'umwamikazi, amusanga aho umwamikazi akorera, aramushimira kubera ibikorwa yakoze byo kugeza amazi asukuye ku baturage. Rero nawe Ishimwe Ivete tubararike ko uko byagenda kose agomba kuza muri iki kiganiro agasangiza abaturarwanda uko yabonye amahirwe ahantu abandi batari babonye amahirwe, kuko n'ahantu yari ageze mu minsi mike cyane. Rero byinshi kuri Ivete tuzabyiyumvira ari kubyivugira. Oya, biratangaje cyane, biratangaje. Urubyiruko rwacu rufite intego prince cyane. Hari abakobwa rwose bafite intego. Hari uyu mukobwa ukiri muto nawe witwa Olivia Tumusime, ni umukobwa w'intego, abinyujije mu muryango yise Olive Girls, ashishikariza abakobwa kwimenya mu byo mu ndimi z'amahanga twita self awareness, cyangwa se kwimenya nk'umuntu, kwimenya nk'umukobwa. Ni ibintu bitangaje cyane. Kwihesha agaciro, kurinda ababahohotera, ibyo byinshi Olivia Tumusime akora. Undi muntu nawe uri gukora ibintu byiza cyane kandi ari kugira umumaro abantu ni umuntu bita Murindahabi Irene. Akaba ari CEO wa kampani ye yise M Irene Entertainment. Impamvu mvuze M Irene, dutangiye ikiganiro mwumvishe indirimbo ya Niyo Bosco yitwa Ishyano. Rero ni umunyamakuru nkatwe, ariko twe tuvuga abantu babonye amahirwe abandi batabonye. Ubu ngubu yafashe Niyo Bosco amugira uwo ari we uyu munsi, kandi ari benshi mu bushobozi buke yari afite arabikora. Ikindi si Niyo Bosco wenyine, ko ni umuhanzi ukunzwe cyane kandi uririmba indirimbo zirimo ubutumwa, azi kwandika kandi afite ubumuga bwo kutabona. Ikindi dushishikariza abantu bafite ubumuga nabo ntabwo bagomba kwitinya cyane. Kugira ubumuga si bivuga ngo nta kindi kintu ushobora gukora mu buzima. Urubyiruko rwacu rutinyuke. Ugomba gutinyuka buri mbogamizi yose waba ufite ukayirenga. Ikindi agafasha bari abana Vestina na Dorcas barimbi indirimbo zihimbaza Imana, nawe yarabafashe kandi hari abandi bantu bari kubafasha, ariko ubu ngubu aho bageze nabo
ni ibintu byo kwishimirwa cyane cyane. Rero shout out kuri Emilene, komeza akazi gakomeye cyane uri gukora kandi abanyarwanda turabishima cyane cyane. Hakaba ari n'uyu mukobwa witwa Uwarwego Ernestine, akaba nawe ari umukobwa ukiri muto cyane, abinyujije mu muryango yise Hold Single Mothers Hope, akaba yigisha abakobwa kwizigama kandi akabagira inama nk'urubyiruko, akabafasha mu buryo bw'ubumenyi cyangwa bw'ibitekerezo mu buryo bakwirinda gutwara inda zitateganyijwe, akabafasha mu gukuza imyumvire, kuva muri ya myumvire y'umukobwa ukiri hasi, gusubira mu ishuri. Uyu mukobwa aratangaje cyane. Ernestine, turagushuje cyane muri iki kiganiro. Nawe twizere ko nawe dukurikiye, agomba kuzana akatubwira uburyo afasha abo bana b'abakobwa akabateza imbere. Undi muntu tugomba gushima, hari ibintu bimaze iminsi ku ma YouTube channel, bakora ibiganiro byinshi cyane bihembera amacakubiri, ariko we yakoze YouTube channel yageze ku bigwi undi muntu wese atarageraho ufite YouTube channel mu Rwanda. Yitwa Nameless Campus, akaba ari we CEO wa Afrimax. Abantu benshi mureba kuri YouTube yitwa Afrimax, channel ya Afrimax. We niwe muntu akoze ufite YouTube channel ya Afrimax iri mu Cyongereza cyangwa Afrimax English. Yujuje aba subscribers million. Biratangaje Prince. Niwe muntu wenyine ufite YouTube channel mu Rwanda wageze kuri ibyo bigwi. So nagaru kubera impamvu yabigezeho ni content agira zo kuvuganira abana. N'inkuru ya trendinze cyane nk'umwana wari ufite nawe ubumuga bw'ingingo, yamuhindura ubuzima. Si ugukora inkuru gusa cyangwa se ubuvugizi, ahubwo anagira umumaro mu guhindura ubuzima bwa wa muntu. So Nameless Campus, komeza utsinde, na Afrimax komeze izamuke cyane kuko ufasha, afite n'ikinyarwanda cyo comedy ya muzi ba Nyakso, muzi ba Fande, bafasha abantu kuruhuka mu mutwe. Urumva afite ibyo bifasha abantu kuruhuka mu mutwe, akaba akafite n'ibindi byo kugira icyo umumaro agira muri society. Nuko rero mwabyumvishe urubyiruko rwacu, mugende murebe Afrimax, murebe ibiganiro bye, biratangaje. Kubabwira ibi ngibi ni ukugira ngo buri muntu wese arebe ahantu hari amahirwe, ariko abantu birengagiza. Kandi aba bantu bose nk'uko tubababwiye, tuzabatumira hano batubwire uru rugendo rwabo uko rwagenze. Yego, bagomba kuza bagasangiza urubyiruko rwacu ibitekerezo byabo, experience, aho uko babitangiye, icyabatinyuye. Rega urubyiruko rwacu rurashoboye, nuko ruritinya cyane Prince. None se hari ikindi kintu kiri mu rubyiruko cyeze cyane mu rubyiruko, byibura ry'akazi. Akazi karabuze, munariga and then ngo akazi karabuze. Kandi abangaba tuvuza ngaha ntago bavuye mu ijuru, ni mu Rwanda. Urumva, ahubwo barebye ahantu hari amahirwe abandi batabonye. Kuko nka Nameless yakoraga video bisanzwe, ama video clip y'indirimbo, ariko ubu ngubu yavuze ati ariko hari ibindi nakora. Byandi babwira ngo gukora ibintu birenzeho, self beyond self. Gutekereza abandi bantu kugira ngo wowe witekerezeho. Kuko yabonaga amafaranga menshi cyane, ariko aravuga ati ni ibindi nakora bishobora gutanga akazi ku bantu benshi. Kuko muri izo video clip yakoreshaga abantu bake, ariko bafite team nini yakora ibyo comedy, niyo team ya production yindi ikora amakuru yandi atandukanye, kandi akagira n'umumaro y'ibintu ahindura mu bantu. Kandi hari abantu benshi baba director batabikora. Kumva rero ni ugutekereza, kwirenga ugatekereza icyo wageza ku bandi.
cyane dusigaranye iminota mikeya cyane ariko Prince bano bantu ntabwo bari kuduhamagara bimeze gute abantu bagiye he basohotse ko mutaduhamagara urubyiruko mwasinziriye ariko haracyari kare mwaduhamagara ariko tukaba twumva n'aka karirimbo keza cyane k'umusore bita Neri Ngabo yise ngo nkwe ngo nkwe abantu bafite amagambo menshi babwira ngo nkwe iminota ndabona itujyanye Ange wabwira icyo abantu dusoza abantu bose mwarimo dukurikiye turabashimiye hanyuma amasaha yacu aradufashe ariko gahunda murayizi ni gira intego reka twita umuntu hano Stile Diallo Allo City yego witwa ndoherereye nitwa Valente yego uherereye yego intego yawe ni iyihe tubwire intego yanjye intego yanjye irahambaye cyane yego irahambaye rwose birenze cyane tubwire muri make yagiye Ange tusoza tubwire ndabona telefone yamuzimanye ese muzimana atatubwiye intego ye umwanya uradufashe twari dutangiye kwishima cyane ariko umwanya utubanye mukeya urubyiruko rwacu rero ni gira intego niyo message cyangwa ubutumwa mbasigiye mugira intego mutekereze mufite ibitekerezo byiza mutegure mu planning mushakishe mutekereze cyane kuko ibyo gukora byo birahari tugateza imbere igihugu turabararikira kuzabana natwe kuwa gatanu utaha mu kiganiro Rwanda rw'Intego kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose yari njyewe n'ubishimwe Emmanuel Prince nanjye Uwase Ange murare aharyana ahataryana harare iki umwanzi cyane iki cyari ikiganiro u Rwanda rw'Intego kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose muze twese hamwe kuba u Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge